nkimara gutakaza ubwenge ntazi ibintu byose birimo kuba, musaza wanjye Arani nawe yarimo kwitegura kuza kundeba. Yahise abwira Gaby na Max bari kumwe barimo gukorana, ababwira ko hari ikibazo cyihutirwa agiye kubanza gukemura. Yanze kubabwiza ukuri, yanga kubabwira ko nagiye kugira ngo akomeze ampishire ntibaze kubimenya kugira ngo bataza kundakarira kandi bari bambujije. Ataragenda ariko akiri aho ngaho bakiri kumwe, yakiriye mesaje imuca intege cyane ku buryo amaze kuyisoma akababara cyane, telefone yahita anayirambika aho ngaho. Barabibonye ko hari ikibazo agize maze bamubaza icyo abaye, ariko kubera ukuntu yumvaga bimurenze no kuvuga yumva ntabibashije. Maze Max na Gaby bakomeza kumubaza, yanze kubasubiza bahita bafata ya telefone ye barayifungura, maze bahita babona mesaje imuciye intege. Yari mesaje yari yoherejwe na nimero ya telefone yanjye. Yari mesaje igira iti: Arani musaza wanjye, ndakwinginze umbabarire ku byo ngiye kukubwira. Mfashe umwanzuro w'uko ngiye gushaka umugabo, njyewe n'umukunzi wanjye twabyumvikanyeho kandi turabona ubu buryo aribwo twabikoramo. Wihangane rero kandi uze no kunsezereraho abandi bavandimwe banjye. Bakimara kubona iyo mesaje barikanze batarizera neza ibyo bamaze gusoma, maze bahita babona indi mesaje nayo ije yoherejwe na nimero ya telefone yanjye igira iti: mumbabarire ko ngiye muri ubu buryo, nanjye birantunguye, ariko kubera ko ariwo mwanzuro njyewe n'umukunzi wanjye dufashe, niyemeje kujyana nawe. Tuzaza kubasura vuba. Ndabizi ubu murimo kwibaza ibibazo byinshi mwibaza muti: ese kuki agiye muri ubu buryo? Ese kuki ashatse umugabo atigeze atwereka, tutazi, tutigeze tubona, n'ibindi byinshi cyane. Ariko ndabasezeranya ko mu minsi mikeya tuzaza kubasura. Fone yanjye rero nayo igiye kuba ivuyeho, kuko ari nkaho dutangiye ukwezi kwacu kwa buki, turimo turanga ko hari abantu batuderanje. Gusa nk'uko maze kubibabwira, mbasezeranyije ko tuzaza kubasura. Ngaho murabeho kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Bose aho bari bamaze gusoma izo mesaje maze bacika intege, maze batangira kubaza Arani bati: ni kubera iki muri mesaje ya mbere ubundi yanditse akubwira ngo ntiwirirwe uza kumureba, ubundi wari ugiye kumureba kubera iki? Kubera iki wari ubiduhishe? Arani yanze gukomeza kubahisha ibintu byose, nuko ahita ababwira ko nari nagiye kandi bari bambujije, maze ababwira n'ukuntu yari agiye kuza kundeba kubera ko nari maze kumubwira ko hari umuntu bisa nkaho yankurikiranye. Ba Gaby bamaze kubyumva bakumva ukuntu nari nabasuzuguye nkarenga ku bintu byose bari bambwiye nkagenda, bararakaye cyane barababara, batari koko kariya na gute yakitwara gutya? Ese twamureze nabi? Uburere bwose twamuhaye, ibintu byose twigomwe ku bwe, none n'ibingibi atwituye gute yahindutse akaba atarakitwumvira, none akaba ashatse n'umugabo muri ubu buryo, ntareke ngo tumushyingire akore ubukwe agende neza nk'uko twahoze tubyifuza? Ese ubwo utatinyutse agashakana n'umuntu tutazi, tutigeze tumenya, umuntu tutigeze tubona n'inshuro n'imwe koko? Kuki Ariana yahindutse ntitubibone? Tugakomeza tukizera ko ari wa mukobwa mwiza w'imico myiza, umukobwa ukunda basaza be cyane ubumvira, kandi udashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose batabanje kucyumvikanaho. Arani atangira kubwira ati: nyamara tureke gukomeza kumutekerereza, wasanga nawe atari we, ahubwo mureke duhamagare polisi, wasanga ashimuswe nk'uko arimo kubitekereza, wasanga ari umuntu umushimuse ufashe telefone ye akaba ari we urimo kuyikoresha yohereza izi mesaje zose. Ese mwebwe mutekereje neza Ariana uko mumuzi, murumva yatinyuka akabana n'umusore atigeze atwereka? Murumva ibyo bintu yatinyuka kubikora? Ko twese twari tuzi yuko nta n'umukunzi yifitiye muri iyi minsi.
Gaby wari mukuru yari yarakaye cyane, nta nubwo ibyo bintu yashakaga ko byumva, nuko atangira kumutonganya ati singire n'umuntu n'umwe numva atangira kumuvugira. Ese gute atabikora niba yatinyutse akagenda n'amagambo yose twari twamubwiye tumwihanangiriza, ibyo ngibyo byo ni gute atatinyuka kubikora? Yatwihishemo akomeza kutwereka ko ari umukobwa mwiza, nyamara yarahindutse cyane, n'ibindi rero yabikoze. Alan yakomeje kuwumvisha yuko ushobora kuba ndengana, ariko Gaby na Max baramubwira bati rekera gukomeza kumuvugira. Ariana nta muntu n'umwe wigeze amushimuta, byose yabikoze abizi, ubanza ahubwo yanagiyeyo kuko bari bafitanye gahunda, kuko inshuro zose yaratwumviraga, ni iyi nshuro yonyine yadusuzuguye. Buriya ni ibintu bari barapanze, rero wikomeza kumuvugira. Ibyo byo kukwihamagarishwa ngo umusangeyo byose byari imitwe, ni ibintu yari yapanze. Alan nawe none yatangiye kurakara cyane, umujinya wose urabica, bumva ndabatengushye cyane kubera icyizere bahoze bangirira igihe cyose. Nta nubwo yumvishaga ukuntu nari natinyutse kubasuzugura nkagenda muri iryo joro. Barababaye ku buryo bumvaga badashaka no kuzongera kumvugisha. Ibya polisi bahise babireka gutyo, no kuza kundeba byose barabyihorera, kuko bumvaga n'abateye umujinya ku buryo budasanzwe, bumva n'iyo ikintu cyanambaho banyihorera ngahangana n'izo ngaruka zabyo. Njyewe aho narinda ariko niko nari ngisinziriye, nongeye gukanguka numva umutwe urimo kundya cyane, ndambuye amaso amatara yo mu cyumba nari ndyamyemo ankubita mu maso, numva wa mutwe urushijeho kundya. Cyari icyumba cyiza kirimo ibikoresho bihenze, imitako myiza cyane, nahareba nkabona ni ahantu heza cyane. Umutima wahise undya mbonye ko icyo cyumba ndyamyemo atari icyanjye, nuko mpita ntangira kwibuka ibintu byose uko byaraye bibaye. Ubwoba bwahise bunyica cyane maze nshaka kubyuka vuba vuba, ariko uburyo umutwe wari urimo kundya ntabwo byigeze binkundira ko mbyuka. Nahise nongera ndiyorosa noneho cyane kugira ngo urwo rumuri rudakomeza kunkubita mu maso rukambangamira, maze ntangira kwibaza ibibazo byinshi nkibaza nti ese uriya muntu washimutse ni muntu ki? Ese aha hantu yanzanye ni hehe? Ese nzabasha gucika nte koko? Nakomeje gutekereza ibintu byinshi numva ariko uko byagenda kose ngomba gucika, maze ndihangana ndabyuka. Ibyuka umutwe wari urimo kundya sinongera no kubitekerezaho. Nahise mpaguruka ntangira kuzenguruka ahantu hose muri icyo cyumba ngenda nitegereza, maze ndebye ukuntu ibintu byose birimo ari ibintu bifite agaciro kenshi, mbona ari ibintu bihenze, nibwo namenye ko uwo muntu wanzanye ari umukire koko. Ndibaza nti ni gute umuntu nk'uriya nabonye akiri mutoya afite ubutunzi bungana gutya? Numvise ariko ibyo bitandiba kubera n'ukuntu nari namurakariye n'umujinya mwinshi, nuko mpita ngenda nerekeza ku muryango w'icyo cyumba kugira ngo mfungure, ninjire Imana nkasanga hafunguka mpite nshika nigendere. Nkimara gufungura ariko nababajwe no gusanga hafunze. Narababaye cyane, mpita ngenda nicara ku buriri ntangira kurira. Ndibaza nti ubu basaza banjye barimo barantekereza gute koko? Natangiye kwicuza ukuntu nabasuzuguye, kandi imyaka yanjye yose nari mbayeho ntari narigeze mbitekereza n'umunsi n'umwe. Nkiri aho ngaho ariko numvise umuntu afunguye urugi, maze ndiyumanganya sinongera kurira, ndikaruma n'amarira yanjye ndahanagura kugira ngo atabibona ko nari ndimo kurira. Gusa ariko nari mfite amatsiko menshi yo kubona uwo muntu wari umaze gufungura. Nagiye kubona mbona ni umumama mwiza winjiye afite n'iseko ku maso ye, ubona asa nkaho ari umuntu wishimye. Uko yazaga asanga ariko agenda anyegera, niko n'isura ye yagendaga yijima, maze ya nseko ye nabonaga izimira mbireba, mbona ahubwo atangiye kurakara cyane.
maze araza aranyegera cyane arandeba arambaza ati ese ni gute Nelson yakubonye? Keira yakubonye gute koko? Ni gute yakubonye kandi wari waransezeranyije yuko atazongera kukubona? Nahise ngira ubwoba nubura amaso ndamureba maze ndamubwira nti ese ni ukubera iki mwese murimo gukomeza kunyita Keira? Kuki murimo kunyita uwo muntu kandi njyewe ntamuzi? Njyewe ntabwo ariko nitwa. Niba wowe uzi ko umuntu bazanye ari Keira nawe uribeshye cyane, ubwo bazanye umuntu utari we. Ndakwinginze byibuze mfasha ugende untakambire unsabire imbabazi uvuga yuko ntari Keira. Ndakwinginze mfasha. Nta rindi jambo aravuga, umuryango warongera urafunguka. Noneho wa mugabo wanshimuse nari maze kumenya ko izina rye ari Nelson niwe wari winjiye. Kumubona aho ngaho byonyine ubwoba bwahise butwica twese, nuko butangira no gusakara mu cyumba twari turimo. Nta n'irindi jambo uwo mama yongeye kumbwira, nuko ahubwo akimubona arikanga maze ahita ahaguruka andeba indoro yuzuye ubwoba, ahita yigendera maze afunga uwo muryango adusiganamo twenyine njyewe na Nelson. Nelson yahise aza ansanga ariko arakaye, maze angeze iruhande arambaza ati uri muri iyi mvute kuba wagarutse iwawe? Nta jambo na rimwe nigeze musubiza, ahubwo namurebaga n'agahinda kenshi cyane. Yanze kwicara ku buriri iruhande rwanjye, maze ahita akurura intebe imwe yari iri aho ngaho mu cyumba, nuko yicara turebana. Yahise amfata ikiganza maze ndamwishikuza, maze arambwira ati tuze ariko, ese ni iki gituma udashobora kwemerera umugabo wawe kugufata ikiganza? Maze arambwira ati darling, reka tuganire. Ese ubwo wansigaga ukagenda nta na rimwe wigeze utekereza ko nzakubona? Ngaho mbwira, ese wumvaga umugabo wawe azicara agatuza akarebera ntagushakishe? Ese ni uwuhe mugabo wareka gushakisha umugore we muto mwiza? Ayo magambo yarandakaje cyane kumva arimo kunyita umugore we. Noneho numva birushijeho kuntera ubwoba kandi, maze ndamubwira nti njyewe ntabwo ndi umugore wawe, wanyibeshyeho rwose. Wazanye umuntu utari we, wazanye umuntu utari uwa nyawe nk'uko nawe kubwiraga. Maze ahita ambwira ati byiza cyane, noneho ushatse kuvuga ko ubwenge bwanjye butagikora, bwavuye ku murongo. Ese ubwo ushatse kuvuga iki? Urimo urashaka kunyita umusazi? None urakeka ko umugore wanjye nshobora kumwibagirwa cyangwa se nkamwitiranya n'undi muntu? Agahinda karanyishe mpita noneho mupfukama imbere ndamubwira nti nyizera, ntago ndi umuntu urimo gukeka ko ndi we. Sinzi n'impamvu urimo gukora ibintu byose, ariko ndarahiye sindi Keira urimo kunyita. Sinzi n'uwo ari we, nta n'umukobwa n'umwe tuziranye witwa Keira. Ndakwinginze ni ukuri gerageza kunyumva. Yahise ambwira ati si ngombwa gukomeza gupfukama, rwose ihagurukire. Ushobora gukina uyu mukino uko ubishaka kose, ariko ibyo wakora byose nta na kimwe biri buze guhindura. Uri uwanjye kandi ndakumenyesha ko ugiye gutangira kwishyura ibyo wakoze byose.
ubwoba bwaranyishe cyane, mbona ko ibibazo ndimo byari bikomeye cyane. Nabonye ko noneho Nelson nta n'ikintu na kimwe nakora ngo mwemeze ko ntahiri Keira kuko yari yamaramaje. Nahise mbona ko no kuza gucika bitari buze koroha habe na gatoya. Naracecetse nawe araceceka, ariko arimo kundeba nabi cyane. Ubwoba bwanyishe, tumara akanya tutarimo kuvugana. Hashize akanya ariko gukomeza guceceka birananira. Ndamubaza nti ese nkora iki kugira ngo nkwemeze ko ntari Keira nk'uko urimo kubitekereza? Ntaragira ibindi byinshi mvuga, yahise ankubita urushyi rwiza cyane, ntangira no kubona ibikezi mu maso yanjye, maze arambwira ati ndakumenyesha ko ibingibi atari imikino, ntiwongere kuvuga ubusa. Maze ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi, maze ahita asohoka ava muri cya cyumba twari turimo. Yamaze gusohoka nsigara aho ngaho njyenyine n'agahinda kenshi cyane, amarira arimo kunzenga mu maso kubera urushyira amaze kunkubita. Nuko mpita mbona ashobora no kuba ari umuntu mubi cyane w'umugome kurenza n'ukuntu nari ndimo kubitekereza. Nuko mpita mbona ko ngomba no gucika nkigendera uko byagenda kose. Nahise mpaguruka ngo nshakishe ndebe ko nabona ahantu nacikira, maze nkoze ku rugi rwo muri cya cyumba nari ndimo, kubw'amahirwe numva hahise hafunguka. Bisa naho umujinya mwinshi cyane yari afite arimo asohoka wari watumye yibagirwa no gufunga. Maze ndiruhutsa ndavuga nti Imana ishimwe, aya ni amahirwe akomeye cyane mbonye, ngomba gucika uko byamera kose, nta gusubira inyuma. Nahise ngenda nihuta cyane, ariko ntungurwa no kubona inzu ari nini cyane, ifite ibyumba byinshi cyane kandi n'amakoridoro menshi, ku buryo ntari nzi aho ngomba kugira n'aho ngomba kureka. Nari mfite ubwoba bwinshi cyane ku buryo n'umutima wanjye wateraga nanjye ubwanjye nkawiyumvira mu matwi yanjye. Nakomeje gukatakata ahantu hose, nuko ngize Imana mbona inzira nari ndimo ishobora kuba igiye kunyerekeza ku muryango. Neza mbona nenda kugera hanze, Nelson twese dukubitana, nuko ubwoba burongera buranyica, nuko ahita anyitambika. Naramusunitse kugira ngo ave mu nzira nigendere. Ndamubwira nti ese wavuye mu nzira nkigendera? Nta jambo na rimwe yigeze ansubiza. Bisa nkaho kandi kumusunika kwanjye nabyo nta kintu byari bimaze, kuko ntabwo namurushaga imbaraga. Namukoragaho ariko ntabwo yigeraga anyeganyega. Nakomezaga kumusunika ariko nkabona ndimo kuruhira ubusa. Yarandebye arimyoza, ahita anterura agenda antwaye ku rutugu, maze agenda yerekeza mu kindi cyumba gitandukanye na cya kindi cya mbere, maze ahita agifungura. Twarinjiye, nuko ndamubwira nti ese waretse nkigendera koko? Kuki wanzanye hano? Ubundi uranshakaho iki? Ko ubizi neza ko ntari umugore wawe Keira? Yahise ambwira ati bisa nkaho ubwo wavaga hano ukagenda umutwe wawe wahise wifunga, bisa nkaho utakibuka ikintu icyo ari cyo cyose. Urimo urakubagana cyane, ariko humura, ndaza gukora uko nshoboye kose maze uwo mutwe wawe ngufungure. Buri kimwe cyose noneho uri buze kuza kukibuka neza. Akimara kuvuga gutya yahise afungura ikindi cyumba cyari giteganye n'icyo twari turimo, maze mbona amatara atukura aturuka muri icyo cyumba ku buryo yatumaga ntanareba neza. Nakomeje kugerageza kurebamo, ariko ntungurwa cyane n'ibintu nabonagamo. Muri bike nabonagamo nkabasha kumenya, hari harimo ibikoresho bimeze nk'ibyo kwa muganga. Hari harimo amasitrecazi, nyine twa tuburankari basunikaho abarwayi, harimo sitandi bamanikaho serumu, harimo ibikoresho byinshi byo kwa muganga ku buryo nabonaga ubwoba buranyishe neza. Nahise mbona noneho ko igitekerezo cyo gucika ntacyo ngomba kongera kugira, kuko noneho
nabibonye neza ko ngiye gupfa kuko nahise ntekereza nti wabona uyu mugabo ari mwene ba bantu bashimuta abantu bakabakoramo ibice bitandukanye by'umubiri bakabigurisha, kuko n'ubundi ntabwo bisobanutse kuba umuntu ukiri mutoya nk'uyu nguyu agira amafaranga nk'ayo nabonaga ashobora kuba afite bitewe n'inyubako nabonaga aho ngaho n'ibikoresho. Natangiye kwiyakira ntangira kubona urupfu imbere yanjye kuko nabonaga nta kindi gisigaye. Akiri aho ngaho ugiye muri icyo cyumba nahise mvuga nti ngiye kongera ngerageze gucika kuko ntago napfa gutya mbireba ntanagerageje. Nasohotse gake gake nawe ariko ahugiye muri ibyo bindi arimo agenda areba ibyo bikoresho nabonaga bimeze nk'ibyo kwa muganga, nuko mbona nibyo ahugiyemo cyane, mbona bisa nk'aho atanyitayeho, ngenda numuka gake gake ku buryo atanyumva, ariko ngeze imbere sinzi ukuntu yakebutse nuko ahita mbona, ahita aza ansanga nuko aramfata arankomeza cyane, ahita anyinjiza muri cya cyumba n'umujinya mwinshi, nuko ahita anjyana noneho ku gitanda cyari gihari, ahita akindyamishaho tubanza kugundagurana turarwana, ariko imbaraga n'ubundi ndazibura, nuko andeba nabi cyane arambwira ati ariko se urarekera gukomeza iyo mikino yawe ryari? Noneho yabonye ukuntu nakomeje kugerageza gucika, ahita ampambiriraho n'imigozi kuri icyo gitanda ngo ntongera no kunyeganyega. Nararize cyane kubera ukuntu nabonaga isi nyikaragiyeho neza neza, nta kindi nari nshoboye kuvuga noneho no gukora, nta nubwo nari kongera kumurwanya ngo bikunde. Noneho natangiye kurira amarira yonyine niyo yashokaga ku matama yanjye, ntangira gusaba Imana nti Mana koko wambabariye izi zikaba ari inzozi ko zibaye, Mana nazagushimira iteka ryose. Nasengaga Imana ngo imbabarire mbe ndimo kurota, nze gukanguka nsanga ibyo bintu atari ibyanyabyo, nkabwira Imana nti Mana ndakwinginze mbabarira izi zibe ari inzozi, niba atari n'inzozi kandi mbabarira untabare unkure aha hantu. Nkiri muri ayo masengesho yanjye nayo numvaga atarimo kurenga parafo, nagiye kubona mbona aje ansanga, noneho atangira no kwiyambura, maze arambwira ati mukundwa, uyu ni wo mwanya ngo wongere wiyibutse umugabo wawe, ahari wenda iki ni cyo kintu cyonyine kigiye gutuma uza kubasha kunyibuka. Nakomeje kurira cyane, mbona noneho ibibazo nari ndimo ntari buze kubasha kubivamo. Numvaga mbabaye cyane, numva mfite intimba ku mutima, numva bisa nk'aho umutima wanjye urimo ucikagurikamo uducece. Igihe cyose nari narahereye nifata basaza banjye bantoza kutaba umukobwa w'umwasama, nanjye nkabyubahiriza, nkamara imyaka ingana nk'iyo nari mfite narifashe. Nta na rimwe nigeze ntekereza ko ku nshuro yanjye ya mbere yo kubonana n'umusore ari uko bizaba bimeze. Nta na rimwe nigeze ntekereza ko nshobora kuzabonana n'umugabo bwa mbere mfashwe ku ngufu. Nimajinaga inshuro ya mbere uko bizaba bimeze, numva azaba ari ku munsi wanjye w'ubukwe n'umusore w'inzozi zanjye dukundana cyane. Numvaga ariyo gift ya mbere nziza kurusha izindi zose y'ubuzima bwanjye bwose nzaba muhaye. Nakomeje kurira cyane, numva umutima urimo kunshira urubanza, kubera ko uko byari byangendekeye kose ari njyewe wari wabiteye, byose byari byatewe no kutumvira kwanjye. Natangiye gutekereza ku muryango wanjye, kuri basaza banjye, ukuntu nabatengushye, nkomeza kwicuza cyane, nkomeza no kurira cyane ngo wenda yangirira imbabazi, ariko nkabona ayo marira yanjye we nta nubwo yitayeho. Natangiye kwibuka ibintu byose, ntangira kwibuka ukuntu Max nakomezaga mubwira mwishongoraho cyane, nkamubwira nti ese banshimuta, ese bamfata ku ngufu, n'ibindi byinshi cyane, maze ndarira cyane kuko ibyo nibwiraga ko bidashobora kumbaho
nibyo byari birimo kumbaho byose muri ako kanya. Naramutakambiye musaba imbabazi nyinshi cyane, ndamubwira nti ndakwinginze umbabarire, ni ukuri ntumfate ku ngufu, ndakwinginze ni ukuri mbabarira undeke nigendere, wenda uzambwire nzishyura ikintu icyo ari cyo cyose ushaka, ariko ibyo bintu ugiye gukora ntubinkorere. Yanze kunyumva, nuko mbona ngiye kwishyura igiciro cy'ubugoryi bwanjye n'amakosa yanjye yose nakoze yo kutumvira basaza banjye. Natangiye gutekereza ukuntu nisanze ndi kumwe n'iyo nyamaswa Nelson, nari nabanje gukurwa n'isura yayo nkugira ngo ni umuntu. Ndababara, agahinda karanyica, ndavuga nti Mana, iyaba nabashaga gusubiza ibihe inyuma, wareba ukuntu nahinduka nkaba umuntu mwiza. Navuze amasengesho menshi, ariko bisa nkaho byose muri icyo gihe nta kintu byari bikimaze. Nageze aho ndekera gukomeza kurira, ndatekereza nti wenda nabona ntarigeze mbonana n'undi mugabo mu buzima bwanjye, akabona nari nsanzwe ndi isugi, ari wa mbere turaba tubonanye, wasanga ari byo bintu biri buze kumpesha amahirwe yo kuva aha hantu akandeka nkigendera, kuko none harabibonye neza ko ntari umugore we, nta yindi gihamya araba akeneye. Nubwo ndaba mfashwe ku ngufu, nkanatakaza ubusugi bwanjye mu bintu ntari napanze, nkazabana n'icyo gikomere, ariko byibuze ndava aha hantu nsange basaza banjye, ngende mbasabe imbabazi, bareke no gukomeza guhangayika. Narikarumye, ndeka kongera kurira, maze arambwira ngo ugize neza guceceka, umugabo wawe ugomba kumwiha umwishimiye, udafite agahinda na gakeya. Numvise ayo magambo yanteye umujinya, ariko ndaceceka, sinagira ikintu na kimwe mubwira. Yahise agenda afata igikapu kimwe cya plastique cyari kiri aho ngaho, arangije aragifungura, mbona atangiye kurebamo imiti yari irimo. Yakomeje gucekinga areba imiti yose irimo, arangije akuramo ikinini kimwe, ahita aza ansanga, ambumbura umunwa, arambwira ngo nimire icyo kinini. Naramurwanyije biranga, ikinini akintamika ku ngufu. Nahise mvuga ko nubwo akintamitse ariko ntari buze kukinira, maze ndakijumbika ngo sinkimire nze kumucunga ngicire, ariko ikinini n'ubundi cyari icyo kunyunguta kuko cyarayengaga cyane ndetse no kurusha na bombo, kuko mu masegonda make cyane cyari gishize cyayenze cyose. Yahise ampambura, maze nshaka kumubaza impamvu y'icyo kinini, ariko intege ziracika, numva mbaye nk'inzanga neza, ubwenge bwanjye butangira kongera kugenda, ntabwo nongeye nanone kumenya ibyakurikiyeho. Nongeye kugarura ubwenge, mbona ndyamye ahantu ku gitanda, nubuye amaso mbona manitseho za serumu zirimo ziragenda. Byahise bintera umujinya nibutse ibyabaye byose, n'ukuntu yamfashe ku ngufu, maze ndasakuza, na ya serumu mpita nyicomora, itangira kumeneka hasi, amaraso nayo atangira kuzura aho ngaho hasi aturuka mu muti wanjye, aho nari ncomokoye iyo serumu. Nuko amaraso mbona atangiye kuva ari menshi cyane, nanjye ndayareba, ariko numvaga ntacyo bimbwiye, numvaga niyo yava agashiramo nashaka nkanapfa, kuko numvaga ubuzima nta kintu na kimwe bikivuze kuri njyewe. Nkiri aho ngaho nagiye kumva numva umuryango urafungutse, ndebye mbona ni umuntu wambaye nk'abaforomokazi, maze ahita aza ansanga, aranyegera, ahita ambwira ati ese ibi ni ibiki ukoze, kuki ucomokoye iyi serumu? Yahise ayifata, maze ahita yongera ayicomeka mu muti wanjye, irongera iragenda, ahita ahanagura na ya maraso yose, maze arambwira ati Madame Nelson, ndakwinginze ntiwongere gukora ikosa ryo gufungura iyi serumu.
ngaho ngera uryame kandi utuze, ibyo umaze gukora si byo, ntabwo ari byiza kuri wowe no ku mwana utwite. Yamaze kuvuga ngo ku mwana ntwite, ndamureba ndamubaza nti uvuze ngo iki? Ngo umwana ngize gute? Arambwira ko umwana utwite, yego inda yawe iracyari ntoya, iracyafite ukwezi kumwe, ariko nyine ibyo ntabwo bivuze ko ugomba guhubuka, kuko nk'iyi serumu ucomokoye irimo imiti kandi ikugirira akamaro wowe n'umwana wawe. Mpita mubaza nti ariko si ibyo urimo kuvuga ni ibiki? Ese ushatse kuvuga ko umaze hano ukwezi kose? Arambwira ati yego. Ndamubwira nti simbyumva, none se nari mbayeho nte ko numva nta kintu na kimwe nibuka? Yahise afata fone ye anyereka videwo ndetse n'amafoto, ndeba ukuntu bangaburiraga mu masonde, ndeba ukuntu nari ncometsemo amasonde ahantu hose, abaganga bansimburanaho bampa imiti yo kunsinziriza, bampereza amaserumu n'ibindi bintu byinshi. Nuko ndamubaza nti none se kuki Nelson yakora ibintu nk'ibi ngibi? Maze arambwira ati yari afite ubwoba bw'uko wakongera kumucika kandi utaramutwikira. Numvaga byibuze ugomba kubanza gusama, twakora ibizamini twabona ko utwite, akabona kukureka ukongera ukabaho bisanzwe, ibyo kugutera imiti tukabyihorera. Arambwira ati ariko ihangane iyi serumu ibanze irangire, kuko yo nta n'ingaruka zindi yakugiraho, nuko irimo imiti y'amavitamine igomba kukugirira akamaro wowe n'umwana utwite. Komeza kumva ambwira ko ntwite, numvaga biri mu kumbabaza cyane, numva ngiye nko gupfa neza neza, maze ndababara mpita nibuka ko muri ya minsi yanshimutiyeho nashoboraga kuba ndi mu bihe byanjye by'uburumbuke, ariko umutima wanjye numva ntushaka kubyumva, ko numvaga ntashaka kwakira ibyo bintu byabaye. Maze ndamubwira nti none se muga, koko urimo urambwiza ukuri? Arambwira ati ndakubwiza ukuri erega ntabwo nakubeshya. Ndamubwira nti urakoze kubimbwira, ariko se ko nkeneye kumenya neza koko ko ibintu urimo kumbwira ari byo. Ndamubwira nti ndakwinginze mbabarira, unkorere ikizamini maze umpime mbyirebere, ndebe koko ko ntwite. Nuko maze arabinyemerera ati reka iyi serumu irangire ndaza kubigukorera. Sinjye warose serumu irangiye, yahise ansaba nyine ko ntanga ikizamini maze ndagitanga, nuko ariko n'ubwoba bwinshi cyane, maze ngiye kubona kuko mbona ndatwite. Igisubizo kije narabyiboneye neza n'amaso yanjye, maze mbona kuko ndatwite. Nararize, numva nshaka no kuvuza induru, numva nshatse kwirukanka, numva mbuze ikintu na kimwe nakora, agahinda karanyica. Nuko maze ariko ndamushima, ndamubwira nti byibuze urakoze kunyumva ukantega amatwi, ukemera no kumfasha nkaba byiboneye n'amaso yanjye ibyo urimo kumbwira utarimo kumbeshya. Maze ndamubaza nti ese Nelson, namenya ko wabimbwiye biragenda bite? Ese nari buze kukugirira nabi? Maze arambwira ati nta kibazo, ni nawe wabinsabye. Yansabye ko nukanguka ntibuze kukubwira byose, kuko yashakaga kumenya ukuri, yashakaga kumenya ko umutwitiye umwana. Nuko maze arambwira ati ariko kubirenza ibyo nta kindi kintu na kimwe ndi buze kongera kukubwira. Ndamwinginga nti muganga, ndakwinginze mbabarira umfashe umbwire n'utundi tuntu byibuze tubiri konyine. Maze ndamubaza nti ese umugore wa Nelson Kiyira yagiye hehe? Ese ni ukuri ujya akomeza kunyitiranya
akanyita Keira kandi mbibona neza ko ashobora kuba azi ko ntari Keira wa nyawe. Ubu muganga ahise ambwira ati njyewe nakubwiye ibyo nagombaga kukubwira ariko ibindi byose simbizi, nta kindi kintu na kimwe ndibuze kongera kukubwira, ibyo nagombaga kukubwira byarangiye. Nuko ahita nigendera nsigara aho ngaho njyenyine, nararize agahinda karanyica, ntangira gushinja Imana amakosa yose nibaza nti kubera iki koko Mana wemeye ko ibintu bimbaho? Mana wabikoreye iki? Wa mukobwa mwiza wawe wajya gusenga ukamwumva, kuki watumye yisanga muri ubu buzima? Ese kuki watumye ntenguha basaza banjye kuri uru rwego? Mana kuko kuki watumye njyewe nisanga aha hantu? Nararize agahinda gakomeza kunyica, nuko nifata ku nda ntangira kubwira wa mwana bari bamaze kumbwira ko ntwite, ndamubwira nti wa mwana we rero twumvikane, ikintu icyo ari cyo cyose nzagukorera ntuzigere ukindenganyiriza. Nkimara kuvuga gutyo natunguwe no kubona umuntu ampagaze imbere, nuko mbona ni Nelson, mbona ni we kandi arimo andeba nabi cyane kubera amagambo nari maze kuvuga, bisa nkaho ndimo kubwira uwo mwana nari mwite. Nuko ndamubwira nti wa nyamaswa y'umugome mubi, ibintu wankoreye uzabyicuza. Nelson yakomeje kunyitegereza areba ukuntu nari narakaye cyane, ntiyagira ikintu na kimwe ambwira, ariko ageze aravuga ati Imana ishimwe ko ukangutse, nishimiye kandi noneho ko nkwikiye umwana, nizeye ko noneho utazongera gutinyuka gushingira ibirenge aha ngaha ufitiye umwana. Naramurebye agahinda karanyica, numva nashaka nk'ikintu aho ngaho nkakimukubita, ariko ndifata ntangira kwibaza nti ariko si uko ko wamugani sinaba ndi Keira nkaba ntabizi. Natangiye kumva bishanje, numva koko nanjye hari nshobora kuba ndi uwo muntu bakomeza kunyitirira, ariko wenda nkaba ntabyibuka. Ndavuga nti Mana ndakwinginze mbabarira ushyire iherezo kuri ibi bintu, niba koko ndi uwo muntu mbyibuke, niba kandi ntari nawe byibuze umbabarire yigaragaze, azi hano babibone yuko ntari we. Ubu buzima burandambiye, biza bikomeye nkagira ngo birarangiye, ahubwo noneho bikankomerana kurushaho. Mana ndakwinginze shyira iherezo kuri ibi bintu. Mwakoze cyane kubana natwe. Ese koko Ariana azava muri ibi bibazo gute? Ese koko Keira wa nyawe azagera aho aboneke? Ntuzacikwe rero naho utaha mu gice cya gatatu. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.